Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, dushima Imana muri uyu mwanya, Imana y'inyembaraga, Imana y'inyabushobozi, Imana y'inyamaboko, Imana yuzuye urukundo no gukiranuka, Imana yera, Imana nziza, umuremyi w'isi n'ijuru, umuremyi wacu, dushimiye Imana, nyemerera nawe ushimira Imana ko ugejeje muri uyu mwanya ugihumeka, shimira Imana kubw'imirimo itangaza yakoze ku buzima bwawe, nyemerera ufatanye nanjye mu mwanya muto gushima Imana kubw'ibyo yakoze. Imana rero ishimwe kandi tuyishimiye n'ibyo yakoze mu minsi itambutse. Aka ka mwanya ndagushuje wowe nshuti yanjye tubana mu bihe byiza byo gusenga, abakristo dusengana mu itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, aho muherereye hose Yesu Kristo abanezeze, Imana ibishimire kandi Imana ibahe umugisha kubwo gukomeza kuba mu bihe byiza byo gusenga. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Iki cyumweru twaganiriye ku ijambo rivuga kugira intego yo kunesha, kugira intego yo gutsinda, kugira intego. Twasanze ko kunesha tuvuga no gutsinda ari ukunesha ibyaha, ari ukunesha kamere, ari ukunesha ibitugerageza, ari ukunesha ibishuko by'umwanzi Satani. Rero mu buzima bwawe narakubwiye ndifuza ko wagira intego nk'iyi ngiyi, ukumva ugomba kuba umutsinzi, ukagira intego mu buzima zo kunesha ibyaha biba ku rurimi rwawe, ukagira intego mu buzima zo kunesha ibyaha byizingitira ku maboko yawe, ndetse ukagira intego yo kunesha abazimu n'abadayimoni, icyaha kiguhubuza ugashiduka wakandagiye mu byaha, mu bitanezeza Imana. Rero nakubwiraga ngo ujye ugira intego yo kunesha, uneshe ubwo bunebwe bwakwizingitiriye mu maraso, ukumva utabasha gufata umwanya ngo usenge. Ibyawe byose wirirwa ucitse intege, ukaryama ucitse intege, ntabwo ujya ugira umwanya, ukabyuka ucitse intege, wakererewe, ntabwo ujya ugira umwanya ngo uvuge ngo nge nzajya mfata iminota 10 se nihererane n'Imana yanjye, nshimira Imana kandi nyiragize ibyanjye n'abanjye. Nakubwiraga ngo rero uzajya ugira intego yo kunesha, uyu munsi ufata umwanzuro wo kugira intego yo kunesha. Icyambere kizakwereka ko wafashe ingamba nziza yo kugira intego yo kunesha, ni uko utazaburira Imana umwanya. Igihe cyose uzajya wumva ushaka kuba mu mwanya wo gusenga Imana, nuko numara kugira umwanya wawe n'Imana yawe, ukavuga ngo ngewe isaha yanjye yo kubana n'Imana no kuganira n'Imana yanjye nta yindi gahunda nashyiramo, icyo gihe uzaba uri gutera intambwe yo kunesha, kugira intego yo kunesha. Numara kunesha ubwo bunebwe, numara kunesha izo distraction, mbese uba mu bintu biguhuzahuza, nawe ubwawe ushiduka umwanya wagushiranye, ugasanga wikontororeye nyuma y'uko umwanya washize, ugasanga nta n'icyo wakoze, nyamara wakagiye imbere y'Imana ugasenga. Imana rero itugirire neza. Nyemerera ugire intego yo kunesha mu buzima bwawe, unesha icyaha n'igisa nacyo, wowe utera urutambwe rumwe, Yesu Kristo araguterera 99 zisigaye. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusome urwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abaroma ibice 5, dusome turashyika ku murongo wa 4, duhere ku murongo wa 1, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'ijambo handitse ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Imana ishimwe. Hari amahirwe azanwa, hari amahirwe umuntu abona agatsindishirizwa no kwizera. Ayo mahirwe rero abaho kubwo kwizera imbaraga z'Imana, kubwo kwizera Imana, kubwo kwizera umwuka wera. Hari amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera.
murabizi ko turi kuvuga ngo umuntu agomba kugira intego yo kunesha. Mu gutsinda rero iyo watsindishirijwe no kwizera uba winjiye ako ka mwanya mu ntego yacu yo kugira intego yo kunesha. Imana ishimwe. Biragusaba kwizera Imana, biragusaba yuko wizera imbaraga z'Imana, biragusaba kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, biragusaba kwizera ko Imana ifite imbaraga zo kukuneshereza icyaha n'igisa nacyo. Imana ishimwe cyane. Dusome twihuse. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Imana ishimwe. Iyo uri mu kigeragezo, iyo uri mu bibazo, ni byiza ko twishimira mu makuba. Ni byiza ko twibuka yuko Yesu Kristo nta kigeragezo umwana w'umuntu acamo Yesu Kristo atasogongeyeho, atanyuzeho. Impamvu Yesu Kristo yanyuze mu mibabaro myinshi, yagiraga abamwizeye bose, abamwiringira bose babone yuko atigeze aduhana, adutererana. Kuko mu mibabaro tunyuramo tugomba kwishimira ko Yesu Kristo ari we wanyuzemo bwa mbere. Reka nkubwire, nta mubabaro ushobora kuvuga ngo wenda uranzwe. Yesu Kristo yanyuze muri urwo rugendo rwo kwangwa, yangwa na bene wabo b'Abayuda, baramwanga cyane, baramupinga. Wavuga se uruhe rugero? Kugeza ku gupfa. Yesu Kristo yarishwe, yicwa n'abantu bavuga ngo ni abakristo, ni abanyamategeko, ni abantu bazi iby'isabato. Barangije bamushinja yuko yakijije umuntu ku isabato. Rero nta rugendo, nta buzima, nta kigeragezo wacamo Yesu Kristo ataciyemo. Ntiwavuga iby'inzara. Yesu Kristo nawe inzara arayizi. Wavuga iki se? Ubuzima bwose wavuga Yesu Kristo bwose yabunyuzemo. Mu mubiri, mu buryo bw'umubiri Yesu Kristo arabyumva neza, mu buryo bw'umwuka akanesha. Imana ishimwe. Akanesha ibigeragezo. Niyo mpamvu iri jambo rivuga ngo twishimira no mu makuba, ngo kuko amakuba atera kwihangana. Iyo wamaze kumenya yuko uburwayi Yesu Kristo abuzi, iyo wamaze kumenya yuko inzara y'isi, iyo wamaze kumenya yuko mu manza yazungurukijwe inkiko zose abizi, iyo wamaze kumenya yuko Yesu Kristo yateraguranwe, rwose ugira ibyiringiro. Ugira ibyiringiro ukavuga ngo mwami wanjye Yesu Kristo, ubwo wanyuze muri ubu busharire, muri ubu buribwe, muri uyu mubabaro, ni wowe kuntabara no kundengera. Kuko ibyo urabizi, ibyo kwangwa n'imiryango Yesu Kristo arabizi cyane. Ibyo kubura ukugenza Yesu Kristo ibyo arabizi, ni Imana ibizi neza cyane. Ngo amakuba rero, ngo twishimira mu makuba, ngo kandi ayo makuba iyo umaze kuyishimiramo, ngo kuko ayo makuba atera kwihangana. Iyo uri muri icyo kigeragezo urihangana, ngo kandi kwihangana kugatera kunesha. Imana ishimwe. Kwihangana gutera kunesha ibitugerageza. Imana nishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Wowe hari intwaro kuko urashaka kugira intego yo kunesha. Nimba ushaka kugira intego yo kunesha rero, ugomba kugira iyindi ntwaro yitwa kwihangana. Ngo kuko kwihangana gutera kunesha ibitugerageza. Imana ishimwe. Ukeneye kwihangana. Ukeneye kwihangana kuzuye kwizera imbaraga z'Imana. Ukeneye kwihangana wuzuye gusenga. Ukeneye kwihangana wuzuye kwizera ko Yesu aje kukurengera no kugutabara. Imana ishimwe cyane. Ngo kuko kwihangana gutera kunesha ibitugerageza. Uko kunesha kugatera ibyiringiro. Imana ishimwe. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni. Imana ishimwe cyane. Kuko
urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo kunesha burya kunesha gutera ibyiringiro, kandi bene ibyo byiringiro ntabwo bijya bikoze isoni, ntabwo bikoze isoni, ntabwo bikoze isoni. Kunesha gutera ibyiringiro bidakoze isoni. Imana ishimwe. Nakubwira ngo uyu munsi ugire intego yo kunesha, kuko kunesha gutera ibyiringiro, kandi ntiwanesha utarihanganye. Ntabwo bibaho, ntabwo bibaho. Ugomba kwihanganira ibikugerageza, ukihanganira ibikubabaza, hanyuma bene uko kwihangana niko kuzagutera kunesha. Kunesha nako kukagutera kugira ibyiringiro bidakoze isoni. Yesu araje. Humura mwene data. Imana ikugire neza. Shalom, shalom. Umugaba w'ingabo mukuru